niba warigeze utembera mu modoka buri munsi ugahahira mu maguriro agezweho, ugomba kuba warahuye n'agapapuro kitwa inyemezabwishyu resi. Ni nako gasohoka igihe ubikuje amafaranga kuri banki, bakaguha icyemeza ko ibikuzwa cyangwa se ibikuza byagenze neza. Ni agapapuro nyamara indani muri ko gakozwe cyangwa se kagizwemo n'ibinyabutabire byitwa bisphenol. Ni ibinyabutabire bibiri birimo icyitwa bisphenol A na bisphenol S cyangwa se S. Uyu mugabo aratanga intabaza ati ngiyi impamvu utakagombye kujya ukora ku dupapuro dusohorwa n'imashini zisohora inyandiko nka resi ngo ukoze intoki zawe. Dore umugabo ubwe bimusabye gupfuka intoki ze, ashyiraho umupira we yambaye kugira ngo afate urupapuro itegereze neza. Ati utu ni udupapuro tuba dufite cyitwa BPA na BPS, twatangiye tubivuga bisphenol A na S cyangwa se S. Ibinyabutabire byica uruhererekane rw'imisemburo nuko irikurwa mu bantu, kandi ni ibinyabutabire byinjira ku kanya kuko binyura inzira yoroshye cyane bijya mu mubiri, mu ruhu. Mu 2012 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se muri Amerika baciye ikoreshwa ry'ibinyabutabire mu macupa y'abana bato cyangwa se mu kuyakora, kandi mu 2020 umuryango w'ubumwe bw'Uburayi waciye ikoreshwa ryabyo mu mashini nyinshi, printers cyangwa se imprimante zo mu Burayi nyine. Ni ibinyabutabire bikwinjiramo ako kanya iyo ufite intoki zawe zitose zifite amavuta cyangwa se umaze gukoresha bimwe mu bikoresho by'isuku nka sanitizers, hand sanitizers. Murazibuka twazikoreshaga ubwo twari hagati mu cyorezo cya COVID-19 kibasiye isi mu mwaka wa 2020 cyangwa se mu ntangiriro z'2019. Bikwinjiramo bikibasira imikorere y'umubiri wawe nko mu myanya myibarukiro nko kuba waba ingumba, ndetse bikagira no kuba byabangamira imikorere y'umwana mu nda ya nyina, aho ni ku bagore igihe batwite. Gusa ibi ntabwo ari ibintu nahita ninjiramo gutyo gusa ku kanya ngo mubashe kubyumva. Niyo mpamvu nshaka ngo tujyane tuve mu mizi iby'utu dupapuro ndetse n'imashini zidusohora nka imprimante, printers. Agapapuro gafite bene ibinyabutabire kaba gasa gute? Gasohorwa n'ubuhe bwoko bw'imashini? Ku musozo w'ikiganiro turanavuga ku buryo wakirinda ko bikugiraho ingaruka. Ibi kukore subscribe. Nitwa Mugisha Samuel. Bisphenol A na bisphenol S ni ibinyabutabire bibiri bikoreshwa cyane mu mashini zisohora inyandiko kugira zirema amabara. Imashini ikubita ubushyuhe urupapuro, ari nako isohora inyandiko. Biriya binyabutabire bibiri nabyo ari nako nabyo birema amashusho cyangwa se inyandiko ku dupapuro wifuza urupapuro ashaka. Hari impamvu ibinyabutabire bishyirwa mu mashini nk'izi. Bisphenol A na S bikora uruvanye n'imiti y'amabara mu mashini ibyitwa dyes, ari nako nayo ihata ubushyuhe urupapuro rugomba gusohoka ku buryo birema inyandiko cyangwa se ishusho urukeneye ashaka. Uzarukoreho rukiva mu mashini urupapuro, uzanumva ukuntu ruba rushyushye zimwe na zimwe. Hamwe n'ibi binyabutabire, imashini irema inyandiko ku dupapuro nka resi bidasabye ko ikoresha wino cyangwa se umuti nyine w'inyandiko, byonyine hakoreshejwe ubushyuhe. Agapapuro kamwe ugakoraho ntacyo bitwaye. Ikibazo ni uko izi mashini zituzengurutse nk'abantu. Bisphenol, ubu bwoko bw'ibinyabutabire by'umwihariko icyo mu bwoko bwa A, iyo kigeze mu mubiri hari akazi ka mbere kiba kigomba kubanza gukora cyangwa se gukemura: kwiyomeka no kwisanisha n'ibyitwa receptors, imisemburo ubusanzwe yiyomekaho mu mubiri wacu ngo itume tubasha gukora ibintu bimwe na bimwe nko kurema ibidufasha kubyara nk'abagabo cyangwa se no gukura muri rusange, ukava mu bwana ukaba umuntu mukuru nyine. Akenshi ikinyabutabire cya bisphenol A kizibasira ubuzima buzira umuze mu byerekeye kororoka, gukoresha ibyo twariye ndetse n'imikurire y'umwana mu nda ya nyina. Ibi byo twanabihereyeho. Ikinyabutabire cya kabiri, bisphenol yo mu bwoko bwa S cyangwa se S, ijya kugira ingaruka mbi nk'izangenzi yayo yo mu bwoko bwa A, gusa yo irengaho ikanagira aho yangiza ubwonko n'imitekerereze. Ni ibinyabutabire binyura inzira yoroshye cyane nko mu ruhu ngo bigere mu mubiri w'umuntu. Byose biba igihe dufashe impapuro, by'umwihariko nk'izi nyemezabwishyu, ari nabyo byongera ibyago kuri mwene muntu. Turi kuvuga ku bibera mu isi n'amasomo y'ubuzima, byose bikurikira hano. Niba bibaje utarakora subscribe, ari nayo mpamvu ngushishikariza kureba hasi gato y'iki kiganiro ugakanda handitse ijambo subscribe nyine, kugira tujye tubana buri gihe uko dushizeho ikiganiro gishyashya. Banza ukora ku kantu, reka dukomeze. Umuryango wunze ubumwe bw'Uburayi
waciye ikoreshwa rya bisphenol A mu gutanga inyemezabwishyu mu mwaka wa 2020 babikoreye kurengera ubuzima. Ibyo byari byiza, nyamara amaresi amwe n'amwe uyu munsi aracyakoresha ikinyabutabire cya BPS, bisphenol yo mu bwoko bwa S cyangwa se S. Muribuka ibyayo. Uburyo bwonyine bwo gucika ingaruka z'ibinyabutabire nk'ibi bavuga ko ari ugukoresha resi ikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Baba bashobora kuguha inyemezabwishyu nko kuri WhatsApp cyangwa se email n'ahandi. Birumvikana ntabwo ari ibintu byaje gutyo gusa, kuko inyandiko nyinshi zerekana ko ari ibinyabutabire byatangiye gukoreshwa nibura kuva mu mwaka wa 1891, gusa zakwirakwiye cyane mu myaka y' 1950 aho zakoreshwaga cyane cyangwa se byakoreshwaga cyane ibinyabutabire mu gukora plastike n'ibindi bikoresho nkabyo birimo ibyitwa epoxy resins. Iki gihe abantu baragiye barabikoresha cyane mu bikoresho byabikwagamo ibiribwa byo kurya by'abantu, amacupa y'abana bato, ndetse nk'aho batanyuzwe n'ibyo ngibyo babikoresha no mu mashini zisohora inyandiko. Nk'uko uri kubitekereza, ibinyabutabire niko nabyo byagiye maze biragenda byuzura mu bantu. Ubu ni bumwe mu bushakashatsi bwerekana ibibazo byagiye bihuzwa n'ibi binyabutabire ku buzima bwa muntu, ndetse turasoza tuvuga n'uburyo wakirinda ingaruka zabyo kuva uyu munsi wumva iki kiganiro. Nko mu 2003 no mu 2004 ikigo gishinzwe kugenzura no kurwanya indwara Center of Disease Control cyakoze ubushakashatsi. Ibyavuye muri ubwo bushakashatsi ntabwo abantu benshi babikunze, kuko nibura ikinyabutabire cya bisphenol yo mu bwoko bwa A kimwe kibi cyane cyasanzwe mu nkari z'abantu bangana na 93% y'abari bakorewe ubushakashatsi icyo gihe, hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine. Mu inyamaswa nibura zagiye zihura n'ibinyabutabire nk'ibi byagaragaye ko ibyana byazo byahuraga cyane n'ibibazo byo gukura igihe byari mu nda za nyina kugeza bivutse. Wenda ibyo ntabwo biteye ubwoba cyane nko kuba ari ibinyabutabire byihindura imwe mu misemburo yacu, by'umwihariko nk'umugore. Urugero, umusemburo witwa estrogene, umusemburo w'ingenzi cyane mu kororoka n'ubushake bwabyo mu bagore. Ibintu bitabagwa neza tutabeshye mu by'ukuri, bibatera uruvangitirane mu misemburo yabo nk'akajagari mbese mu mibiri yabo. Bumwe mu bushakashatsi buvuga ko iba ari ibinyabutabire cyane cyane cyo mu bwoko bwa bisphenol A kimwe kibi cyane guhura nacyo mu gihe umugore atwite, kenshi bituma ubwonko bw'umwana we budakura neza. Hari n'ubwo bizamurira umuntu ibyago byo kwibasirwa n'indwara nka diyabete ndetse n'umubyibuho ukabije. Ukabona umuntu yarabyimbye ajya muri siporo ntakatagira, ariko kubera ibibera mu isi adafite amakuru nawe urabyumva. Hari bumwe mu bushakashatsi bwerekana ko uko uba cyane hamwe n'ikinyabutabire cya bisphenol A cyinshi cyane ari nako byiyongerana n'ibyago byo kwibasirwa n'indwara y'umutima. Ibi byose tuvuze nibyo byatumye mu 2019 ikigo gishinzwe ibiribwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika FDA gihagarika ikoreshwa ry'ibi binyabutabire mu gukora amacupa y'abana bato. Mu 2020 umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wagenje uko nguko nawo, cyane cyane mu ikoreshwa muri imprimante cyangwa se imashini zisohora inyandiko izizwi nka printers. N'uyu munsi ubushakashatsi buracyakorwa ngo harebwe ibyasimbura ibi binyabutabire. Gusa abahanga muri byo basaba kuvuga ko n'ubundi icyaboneka icyo ari cyo cyose ahanini cyaba gifite ingaruka nk'ibi binyabutabire ubwabyo. Abantu bagirwa inama yo gukoresha ubundi buryo nka digital receipts, inyemezabwishyu ikoranabuhanga, aho gusaba izasohowe n'imashini. Bashishikarizwa kandi kujya bakaraba intoki buri uko bakoze kuri utu dupapuro by'umwihariko mbere yo kurya. Kwirinda gushyira ibikoresho bya plastike mu mashini zishyushya ibiryo cyangwa se ibyo kurya micro-onde. Gukoresha ibikoresho bidafite ibinyabutabire bya bisphenol muri byo nk'ibirahuri ndetse n'ibikozwe mu byuma bidafata ingese. Ibyo akaba ari byo bakoresha mu kubika ibiribwa barya nk'abantu. Iyi si kuyibamo uko byagenda kose bizagusaba ubwenge. Ni hano ubuhaha rero niho ubukura, nitwe tubukugezaho. Sinzi ngo unkurikiye uri hehe, gusa iyi nkuru cyangwa se ikiganiro kigukoze ku mutima, hereza ikiganiro like, ugisangize inshuti zawe mu magroup ubamo ya WhatsApp. Ujye munsi y'iyi video wandika ijambo rigira riti duhereze ibindi, nanjye ndashyiramo agatege ubundi turusheho kunguka amasomo y'ubuzima. Dusubire ubutaha, ndaho ubutaha.